Mwaka mushya muhire nshuti zanjye tubana muri Daiza Impact Show. Hari mirongo itatu nifuza yuko dutangirana uyu mwaka muri Daiza Impact Show. Wa mbere ni mu Baheburayo 11 umurongo wa mbere havuga ngo kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza yuko ibyo tutareba ari ukuri. Undi murongo wa kabiri ni muri Yakobo 5 umurongo wa 16 uvuga ngo be yaho ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Umurongo wa gatatu nawo uri muri Yakobo 14 uvuga ngo bene data byavura iki niba umuntu avuga ko afite kwizera ariko nta mirimo akora. Ku murongo wa 17 akavuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Bahaye ikaze muri Daiza Impact Show uyu munsi. Ijambo tujya kuganira riva muri iyo 30 tumaze kuvugana riravuga ngo kwizera, gusenga no gukora. Maze igihe kitari kinini ntangiye gahunda yo gusengana n'inshuti zanjye kuri Facebook buri munsi, Daiza Impact Daily Prayer, kandi nzi neza yuko harimo umusaruro ukomeye. Nabitangiye ko nzi ko hari imbaraga zo gusenga. Gusenga rero ntibishoboka hatari ukwizera. Kwizera rero ni iki? Ni ukumenya ko hari ibyo twifuza byose Imana yabiduhaye. Birahari, biradutegereje. Nta gushidikanya. Kandi ibintu Imana yakoze nta kunita yakongera ngo ntibikore. Yarabikoze, birahari. Ariko kugira ngo tubyakire hari icyo dusabwa. Dusabwa gusenga. Gusenga rero icyo bidufasha rero ni iki? Nuko bidufasha kwakira. Kubera iki dukwiye gusenga? Nuko Satani ahari. Satani ntago yifuza yuko ibyo byiza byose twifuza cyangwa dusaba Imana tubyakira. Ahora arwanya kugira ngo tugume mu bibi, kuko we n'umujura atwifuriza ibibi. Ariko Imana yifuza ko twakira ibyiza. Rero iyo usenze uba ushyira kure Satani, uba umurwanya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ngo turwanye Satani. Vuga ngo turwanye Satani mu gusenga. Ariko kandi gusenga biduha kwakira gute? Nuko kugira ngo icyo usengeye ukibone, cya kindi kiri ufite mu kwizera, nuko uba ufite amakuru ku buryo bwo kukibona. Rero amakuru ku buryo bwo kukibona uyakura mu gusenga. Iyo usenze kugira ngo wakire wisdom, wakire ubwenge, wakire amakuru agufasha kwakira icyo ushaka. Hanyuma gukora rero nicyo gigora abantu, ko abantu benshi barasenga bakirukana Satani bakavuga ati turabyakiriye, ariko bikarangira aho ngaho. Niyo mpamvu biratubwiye ngo bene ko kwizera ntacyo kwakumarira. Kuvuga ngo urafite kwizera, kuvuga ngo wasenze ntacyo byari. Niyo mpamvu abantu benshi bamara igihe kinini basenga, ariko wareba mu buzima bwabo ukabona nta ibyo basenyana na kimwe babonye. Kubera iki? Nuko babuze icyo kintu cyitwa gukora. Niyo mu gusenga biguha amakuru y'icyo ukwiye gukora. Niba usengeye akazi, nta musengera akazi ngo birangire, ugomba gusenga hanyuma ukumva ni Imana ikubwiye. Imana ikubwiye ukaba ari cyo ukora. Rero gusenga ntugire icyo ukora ntacyo byakumarira. Riba ari ugusengera umuryango wawe, ni Imana ikubwiye ko gusenga urwanyije Satani yego, ariko se nta yahe makuru ukuyemo. Rero abantu benshi ntabwo bazi iyo parti yo kwakira amakuru ngo bagire icyo bakora. Niyo mpamvu usanga basenga bagategereza, ariko ibyo ntibigira icyo bimara. Bisaba ngo rero usenge, wumve Imana ikubwiye ugikore. Iyo ugikoze rero nibwo byari byari mu kwizera ubyakira. Rero uno mwaka uzasenge, uzizere, ariko kandi uzakora. Kandi ntabwo wamenye icyo gukora utasabye Imana mu gusenga n'ikikubwiye. Niba usenga wumvise iki? Nese icyo wumvise wagikoze? Nubisenga ukumva ugakora, uzabona ibintu byose Imana yaguteguriye. Imana iba umugisha. Uyu mwaka uzabere umwaka wo kwakira, kuko Imana yarabiduhaye. Imana